ngewe pressure nta kintu bintwaye. Ikintu cya mbere wirinda wowe ugomba kugira emotional intelligence iri hejuru. Navunitse ntaraba mukuru cyane, ntaragira n'imyaka 30. Depression ukoze nka save mu bantu bagiye bagira imvune, I'm pretty sure ko baba bafitemo akantu ka depression. Ntabwo byabura iyo adafite nk'umuntu umugana. N'ahandi uzasanga umuntu amaze gukina yarihebye, ntashaka no gusubira mu bintu bya basket, ntashaka no kugira abantu yumva, ugasanga hari n'abajya mu biyobyabwenge, hari n'abagira gute. Aba ari amahirwe rero yubashije kubihandorenga neza. Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Ni Bola Zone nk'ibisanzwe, twagarutse tugiye kwakira umutoza wa Patriot Sani. Ni umutoza ufite ibigwi sofa, ufite ibigwi muri kariyeri yo gukina. Yatangiye kariyeri yo gutoza mu myaka ishize, ari assistant coach wa Patriot n'ubundi, ariko ubu ngubu ni head coach wa equipe ya Patriot. Yakinnye mu equipe menshi, yakinnye muri Marine ndumva yatangiriye kariyeri yiwe, akina muri KBC takibaho, akina muri Espoir, akina muri IPRC South, akina muri APR. Ubu ngubu yatangiye gutoza, akina muri Patriot, nawe ari gukina mu ngubu. Tugiye kuganira ku bintu bikeya birimo kariyeri yiwe, tuganire muri coaching career yiwe, equipe ya Patriot ukuntu ihagaze, ukuntu iteguye gutangira iyi shampiyona. Ni equipe ifite amasura mashyashya, equipe twavuga ifite ikiragano cy'abana cyane, harimo abantu bakiri batoya cyane b'abaruko, uretse ko n'abandi baba bo hanze batarabaruko nabo ari batoya. Equipe twavuga ifite amasura mashyashya cyane, isa nkaho iri gutangira generation nshyashya. Nibyo tugiye kuganiraho, hanyuma nimujye kure kuko ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro kiri very interesting. Don't go anywhere. Sani, umeze neza? Umeze neza kabisa. Sana kuza muri studio za Bola Zone. Twishimiye kukwakira. Twari panga igihe kirekire, ariko Imana ishimwe ko tukwakiriye shampiyona ibura umunsi umwe kugira ngo itangire. So kuvuga rero ku bigwi, cyangwa nkawe urubura umurejande muri basket, urumva warakinnye, ujya no muri coaching career, ariko nigeze kureba amarticle amwe namwe yakwanditseho, mbona wakinnye muri Marine kera, yango niho watangiriye gukina. Byaje gute? Ni igitekerezo cya basket cyaje gute kugira ngo uve ko wakina basket cyane, ko wabanje no gukina football nimba ari byo? Hanyuma wamenye gute none ko basket yaba kariyeri? Nakoze natangiye gukina basket kera nyine umupiti. Umva football ko najya gukina, ariko mbona bitavamo. So basket nyibonye ndayikunda. Ibyo muri Marine byaje nyuma, niga nko mu wa 4 mu wa 5 secondaire. Ko nigaga ku kigo bita kuri ESA Gisenyi. So urumva hegeranye naho Marine yakoreraga imyitozo. Muri interscolaire coach Vava niwe watangiye kujya dufata tugakorera imyitozo. Vava watozaga Espoir mu myaka ishize? N'undi mu rundi bitaga Kebeji, mba nibuka neza. Nyuma 2009 Rasta araza. Rasta uramuzi nawe atoje Espoir? Ari yatoje Espoir imbere ya Vava? Yatoje Marine nyuma ya Vava. Yatoje Marine nyuma ya Vava? Ko Vava hari muri 2008 Vava agiye muzaraza. None nibwo 2009 nibwo nari navakora nambaye jezi ya mbere ya Marine. Gutyo byatangiye. Umva nyine icyo gihe ntabwo wavuga ngo wari ufite expectation nyinshi z'amafaranga cyangwa iki, ariko iyo wumvaga gusa ngo wambaye jezi ya Marine ukajya kuri list ugakina, umvaga ari ibintu birenze cyane. Ko ari n'umupeti icyo gihe ngira nigaga muri secondaire. Ako se ko hari ama equipe amwe namwe twajya fading out ava muri league, na Marine ufite akiri muri league, na IPRC South North, na IPRC North niwe yavuye. Umva ibyo bintu intuza bimeze gute? Feelings zabyo byumva gute equipe kuba yivanye mu irushanwa kandi yarafashije ligue kuzamura impano kugira gute? Urumva equipe iri muri ligue ntago ibura participation ya kenshi abari nini cyane nka Marine. Kuva Marine yajya ntabwo tukibona Petro wa Gisenyi cyane, uretse ko nabonye hari equipe yabigiye kuza muri deuxième division Ujama. Maybe ko wenda zazamura tara za Gisenyi, kandi aba muri ligue yacu dufitemo abakinnyi benshi cyane bavuye Gisenyi. So wambwira kuri izo feelings kuba equipe iva muri shampiyona, ni cye gihombo tugira? Yaba ari igihombo kinini. Numva equipe nimba iri
afata nk'aho Musanze habaga abana umwana akavuga ati ndashaka kuzakina muri ikipe y'Musanze ndashaka kuzakina muri ikipe y'Igisenyi se Rusizi nayo yavuyemo urumva ko aba ari igihombo gikomeye. icya mbere na KBC wakinnyemo nabwo nayo yaragiye, KBC nayo yaragiye, na Cercle Sportif yaragiye, urumva Espoir mbona yagiye mu cyiciro cya kabiri, Espoir nayo iri mu marembera. haba hari impamvu nyinshi. Ni ukuvuga icya mbere sustainability y'amakipe aragoye kuko ubu ngubu amakipe abahenze, amakipe ashobora gusanga nta kintu yinjiza ariko yo aradepansa gusa. Ibyo nabyo bigatuma n'abantu bazifasha bagira bagacika intege. Uko kuri ntiwakwirengagiza. Ikindi kuba basket itaraba nk'umuco, wenda tuvuge ngo abantu bavuge tureka dusponsoringa ikipe kandi nimba warabonye ari nka match zikomeye abantu baraza baritabira, bivuze ngo mu by'ukuri ntabwo abantu banga basket barayikunda. Igisigaye ni ukumenya wenda uburyo hazatekerezwa kuri long term projects, uburyo amakipe yajya abasha kwitunga, uburyo amakipe yabasha kubaho atagendeye gusa ko umumambure runaka atanga amafaranga cyangwa abantu runaka, ibigo bigashyiramo amafaranga bigafasha, kuko ni community outreach, bifasha kugera ku bantu benshi mu gihe kimwe, bifasha guhuza abantu, bifasha umva siporo uko igenda iba culture niko igenda igira na impact positive ku bintu byinshi bitandukanye. So rero kuba amakipe nk'aya yasenyuka ni ibintu bibabaje cyane. None se uvuze kuri culture, ubu aho tugeze dukeneye ko basket iba culture cyangwa dukeneye ko iba business? Ni ubundi kugira ngo ikintu kibe business ni byiza, ariko uko abantu benshi bagenda, kuko iyo business iza inyuze mu bantu, bigomba kuba business first of all, kuko ntabwo uvuga ngo uzahora utanga gusa atari business. Ahubwo iyo ya sustainability navugaga ni ukugira ngo ni gute ikintu gikunzwe, niba basket ikunzwe ni gute izinjiriza amateams. Icyo gihe nimara kuba business n'abandi bazashora, kuko business iyo ari business opportunity abantu barashora, nibashora bizatunga abantu benshi. Kugira ngo nimba basket irebwa n'abantu ibihumbi bingahe kuri stade, ikaba ifite ibindi ibihumbi 10 biri guforinga online, ikaba ifite ama views azaza akareba channel yawe bagera mu ibihumbi 100. So buri wese on the other side wese arimo makinga profit, buri wese arimo makinga business. Ni gutyo byagenda bigrowing. Okay, ngewe kuri side yanjye ari nk'ama equipe yagiye ava muri shampiyona, numva nk'ubu nka Espoir kuba yaravuye muri ligue ya mbere, nekereza ko harimo igihombo kandi gikomeye. Nubwo wenda hari n'abapeti benshi yagiye ifata ubu ngubu, hari n'indi equipe nayo yagize imyitwarire mibi, abapeti bayo bavamo, abakinnyi bayo bava muri shampiyona. Equipe igiye urumva of course ibijyanye n'abakinnyi na staff zose, ukareba ugasanga hari nk'abakinnyi bamwe na bamwe batabonye n'ama equipe muri uwo mwaka, urumva aba ari igihombo gikomeye kuri community ya basket no kuri abo bantu baba bari muri iyo ntuza. Ngewe nkeka ko ku gitekerezo cyanjye sinzi ukuntu federasiyo yabigenza ariko ikamaintaininga like, urumva hari nk'amakipe afite ubushobozi bwinshi cyane, bwinshi bw'imirengera. Nimba yashiraho nk'ama guidelines ariko hakaba nk'amakipe kuko n'ubundi dufite amakipe makeya kandi equipe nationale nakenewe kugira uko byose bya affecting federasiyo yose muri rusange, ugasanga ari nk'abakinnyi uburi irengero kubera yuko batabuze ubushobozi, ahubwo babuze aho bagaragariza impano zabo. So urabyumva gute ko federasiyo nayo intervene? Urumva federasiyo nibaza ko nayo iba ifite ubushobozi buri limit financially simple. Niyo mpamvu navuze nyine yari culture by'umwihariko ku ma equipe, kuko ivuze ngo ifite ubushobozi bwo gufasha buri equipe byaba ari byiza kurusha. So ahubwo wenda no kuvuga ngo ni gute bakwatractinga abantu bikorera, ni gute tuvuge company runaka izumva ko niza gushora amafaranga muri basket nta gihombo kirimo, ni gute se nishora amafaranga ni gute izayagaruza muri ya long run sustainability. So ruvuga ngo ahubwo wenda icyo bakigaho ni ukureba ngo ni gute tuzatractinga investors bakaza gushora ama equipe kugira ngo ya ma equipe akomeze abeho, kandi abeho mu gihe kirekire, ama equipe agire infrastructure, ama equipe agire ubushobozi bwo kwitunga binyuze muri izo gahunda. Kuko nimba ureba n'ahandi ntabwo uvuga ngo iyo siporo yateye imbere nuko yatractinga abantu,
umunsi nimba ufana Arsenal uri mu Rwanda ukagira community ya Arsenal nuko nyine Arsenal hari ikintu yakoze kugira ngo yattractinge abo bantu investinga muri izo equipe ntago ari igihombo ahubwo bari inyungu. So ubwo rero twebwe icyo twateke icyo wenda nk'aba twakabaye turimo ni gute basket yabyarira inyungu undi muntu ukoresha ku investisa. Icyo gihe cyo bizafasha nk'ayo equipe asenyuka ntago azajya apfa gusenyuka afite ubwo bushobozi. Noneho ese ni gute yenda nimba ama equipe yinjiza kuri stade, nimba ama equipe yinjiza mu majezi, nimba nyine bagakora buri gihe hakaba gutekereza ikintu cya business uko wabivugaga kuruta uko byavuga ngo biri social. Nimba wowe ukunda Patriot cyangwa ukunda APR, nimba ukunda Reg, nimba ukunda jezi urayigura gute? Uriya muntu ufite uje kwamamaza ese audience ingana iki? We cyo federation ashyiramo imbaraga kugira ngo uko abantu baba attracted, uko abantu baza ari benshi, uko companies zibona ko kwinvest ari byiza, niyo sustainability. Ugasanga nk'ubu hari ibihugu bimwe nyine by'Abarabu usanga na equipe mu cyiciro cya kabiri ifite agastade kayo, ifite buri kimwe, ifite ibintu byinshi cyane bituma amapartement ku buryo equipe kugira ngo izapfe guhita ivaho biragoye, harabayeho investment. Hako se nk'uburebye equipe zacu zifite ibibuga nizingahe ari nyinshi. Umva rero hari uko guhera hasi hakabaho base kumenya ngo ndinvestisa gutya biragenda gutya, none bigatuma ama equipe arusha kubaho cyane igihe kirekire. Urusha no kubura amafaranga uyu munsi ukavuga ati reka mfata abana, ariko abana bazitoreza he? Aba bana bizagenda gute? Ikibazo guhera kuri za infrastructure zo hasi. Okay, dufite infrastructure mufata arena ugafata petit stade sava, ariko byibuze equipe ivuga ati mfite akagymnase kangana kari basic equipe ishobora gukoramo imyitozo, ufite equipe y'abana ahantu yakorera abatoza nyine noneho yampana ikagenda izamuka kurushaho. Okay, hari ikintu ukomoje nubwo dusa nawe deviye cyane ariko nubundi ni bya basket. Hari ikintu cyo nkeka ko kinoroshye kandi na Patriot numva yarigeze kugikora umwaka ushize, wenda uraduha experience kwihostingira game nimba ari game wakiriye ukayihostingira ukayishyuza ibintu byose ibintu byose bisaba kugira ngo umukino ube ukabyikorera. Ubitekereza gute ama equipe bayaye ubwo bushobozi? Ngiye nkeka ko n'ubushobozi burenze kuko bisaba amafaranga menshi, ariko se ntabwo iyo revolution yo ikenewe kugira ngo ama equipe arebe ko yabona ubushobozi bwayo ku giti cyabo? Kuko hari nk'ama equipe y'abafana kandi n'ukuntu equipe ishobora kureba ikavuga ngo twebwe turakora marketing yacu ku ruhande rwacu, wenda marketing federation idakora, turakora ibishoboka byose kugira ngo tubone abakiriya kuri uwo mukino, tubone ibyo twishyura, tubone icyo dusigaza muri case yacu. Noneho wenda slow by slow ayo mafaranga akazaba ari agenda afasha equipe mu myaka iri imbere. Ubitekerezaho gute ibyo bintu? Bogewe iyo ndebye mbona numva nyine arena ifite abayishinzwe, federation nangira ngo yakodesheje, so ntago ndamenya neza agreement bihari kugira ngo umuntu hosting game, ariko nayo hari cost ibiri associated. Ni kumenya ngo ese nimba uri Reg wakiriye game, nuhura na Tigers, nuhura na Patriot, nuhura n'andi, cost wenda tuvuge ni miliyoni 10. Ese iyo match urabasha kuyakavaringa? Ese biragenda gute? Nyine nigo kwa gutekereza mu buryo bwagutse. Bo Ferwafa ntabwo nzi uburyo ibyo rugana cyangwa n'icyo equipe yabitekerezaho, ariko no kuba tutagira kwanza n'ibibuga byacu nacyo ni ikindi kibazo. Ushobora kuvuga ati nimba game nini twayakiriye muri arena, abantu benshi bashobora bati ari amafaranga se ko turayabona, nyine kwa gutangira no bitinya. So ntabwo mu by'ukuri nzi technically icyo bisaba kugira ngo umuntu hosting game, ariko biramutse biri bwinjirize equipe, nimba ari na margin federation ibona ikayibona, aramutse ari bishoboka. Nyine niyo ya culture twavugaga. Ese nk'ubu waramutse wiyakiriye game n'abantu audience zabingana gute, abafans zabangana gute? So bisangwa n'amatimu nayo nyine uko azamura urwego mu buryo bw'imikorere, atari kuvuga ngo mu kibuga gusa, hanze ufite abantu bashinzwe marketing, sayikurikirana ukubanza kumenya ngo game ya mbere ndi bwakire wenda hazazamo izi challenge bizagenda gute, ese federation bisaba iki, no gukora no mu buryo. Ariko ngiye numva ataba ari ikintu kibi biramutse bikozwe mu buryo bwiza,
noneho bigatuma ekipe zibasha kuba zakwitunga. Ntabwo ndamye kuri muri football babigenza, sinzi nimba aho bamakinga profit, ariko ushobora kumenda abantu ushobora tukatubigireho dukora iki. Ikintu cyose wibonye kiko avantage ushobora kugikora. La federation ibona ko ari ikintu cyazana sustainability, sinumva ko yabyanga ngo kumenya ngo ese nibiyakirira ekipe niyakira nibyo byiza bimeze gute. So hakabaho iyo uko kumvikana bakareba ukuntu bimeze no kumenya nimba umuntu abasha izo cost abasha kuzihandoringa. Ntabwo ndabyinjiramo technically ngo menye icyo bisaba. Nagira ngo numve igitekerezo cyawe ku giti cyanjye ngeka ko byaba nibwo ahubwo byatuma basketball bakaruca kurushaho, kuko umu investor tuvuge umu investor patriote ugomba gukora ibishoboka byose kugira amafaranga washoye aboneke. Yego, nge nabonye urugero rwiza kuri Patriot umwaka ushize, numva hari game wigeze guhostinga muri BK Arena umwe mu kinya na Paris nibuka neza. Umwaka ushize cyane wabanje, sinibuka wabanje ngira ngo nuwabanje ntabwo ari umwaka ushize, ntabwo ari iseze ishize, ariko wabonaga uburyo bw'imifanire, uburyo bwa abantu ukuntu baje, advertisement y'umukino ukuntu byagenze, nabonaga ari byiza, bishobora no kuzana culture nyine ya basket. Kuko Patriot nabonye ifite n'utuntu twinshi cyane kuzana utuntu abantu bakubita innovation menshi. So nkeka ko hari ama equipe amwe namwe ndari kugenda yubaka ama gymnase nka Kepler no biri kwibuka gymnase iri kuri standard ngira ngo yo kwakira n'ama game. That's good. Regio nabonye atari simbizi yakwakira iri kuri level yo kwakira, ariko ifite gymnase ntabwo nzi ukuntu hameze. So wenda bizagenda biza. Hanyuma tukugarutseho rero, wari utubwiye ukuntu career yawe yatangiye gukina. Iyo transition no kuva mu gukina ujya muri coachinga, cyane ko n'imyaka itari hejuru cyane, byagenze gute? Byatewe n'icyo wabonaga gukina bitakunda ko reka njye gutoza? Tunyuriremo gake ukuntu icyo gitekerezo cyaje. Ubundi navuga ko nyuma y'aho muri marine menyine umupeti nagiye muri equipe bita KBC, nyinamo igihe gito nk'imyaka 2, nyuvuyemo njya muri APR nawe nk'imyaka 4 cyangwa gutyo. Njya muri Patriot namaze mu mwaka umwe, njya muri APRC ndongera ngaruka muri Patriot. Ariko muri 2017 mu kwa kabiri cyo gukina Heroes twazo dukina na Reg, nagize ACL. Uri muri Patriot? Imvune. So Rwanda no kuri coveringa nkabona nanakize, ariko wasubira mu kibuga kumva wapi ntabwo bimeze neza. Ngerageza gupushinga nk'indi myaka 5, ariko nyine nawe urareba ukabona ko ntabwo urasubira kuri level. Urumva bara kuri coveringa wirirwa mu kazi ujya no gukina ntabwo biba byoroshye. So ngeze aho muri 2022 nibwo navuze reka nze ngerageza ibindi. Ubwo urumva ariko na muri 2017 icyo gihe nyine mfite imvune haje coaching clinic, so nibwo nahisemo kwikurikira. Ubundi abantu bazi ko kuva impamvu kuva mu kibuga bigora, haba harimo na emotions. Hari igihe uba wumva ugishoboye, wumva ugifite imbaraga, wanatekereza ukuntu ugiye kubireka kuko umva ugize n'akadepression. Ariko nyine urumva umukino ntabwo ari mpaka ngo abantu bose bajye mu kibuga, ushobora no gukontribuwa mu bundi buryo, cyane cyane ko umuntu aba afite passion. So ubwo gihe numvise rero ko ngomba kujya muri coaching. So nimba mfashe umwanzuro wo kwijyamo atakashore njyemo hakiri kare, n'ubundi ntacyo ngitegereza. Nimba wenda nimba naragize amahirwe yo gukina equipe nationale, mbona currently byari bigoye ko nasubira kuri level yo hejuru, ndabaga why not natanga umusanzu mu bundi buryo. Nuko nabitekereje. Ni kuvuga watangiye coaching career muri 2017? Nibwo natangiye kubyiga, ariko narakomeje ndakina nubwo nari mfiteho iyo certificate cyangwa se narakozeho amahugurwa. Ukomeje ku kintu cy'aka depression, ushaka kureka iyo ntuza, iyo transition yakubereye gute emotionally, kumva ko ntabwo wari ufite ubwoba uvuga uti none ibintu ngiyemo nzabishobora kuva mu kibuga iki? Feelings zari zimeze gute muri icyo gihe? Urumva imvune, nkurikije abakinnyi benshi tuganira, imvune nanjye basket ndayikina n'ubu ngubu, ni ikintu kibabaza cyane. Ni ikintu kibabaza, noneho ikintu cyo kuri coveringa ahubwo mba ngira ngo ni kugira na depression iteye ubwoba. Noneho bikagahita wumva ko no gukina bitagikunda ku myaka mike ukiri n'umujene. Noneho basket iri kugenda ubona
revolution yayo iri abantu bayikunda abantu bayimenya ni ukuvuga avuye mu kibuga abigeze mu gihe gishyushye I mean mu gukina ariko emotionally wumvaga bimeze gute? buriya rero hari igihe nyine wicara nk'uko bisaba ngo ufite mind iri hejuru kuko navunitse ntaraba mukuru cyane ntaragira n'imyaka 30 ariko ikintu cya mbere njye numvaga nyine ndi optimistic kandi koko naranagarutse ndakina ariko ntari ahantu nyine numvaga ntari kurenga uko mbyifuza so ugera ahantu ukicara wenyine ukibaza ko ndibuka njye namaze nk'amezi 5 ntabasha no kugenda neza kuko ntabwo nakoze rehab neza mpura n'umuganga bita Claude aramfasha noneho ubwo nibwo natangiye no gutekereza ko nshobora kugaruka mu kibuga ariko still hari ukuntu nakoraga tize nkabona harongeye harabyimbyemo iyo depression rero ntiyabura kazamo ariko ukavuga ati okay let me try to be positive ntago basket ndamuka nyiretse afite ibindi nkora nzakomeza nkomeza ubuzima nyine ukagerageza kwikomeza ariko utikomeje ufite ushobora no kugira ihungabana cyane mind iri hejuru ugerageze kwimotiva hari n'abaguca intege atese ubundi we ko byarangiye ko bimeze gute so ugomba kwiha morale wenyine ukimotiva cyangwa se nimba ari nk'inshuti zawe zikuganiriza neza bakubwira ati humura uzamera neza so mu by'ukuri depression ukoze nka save mu bantu bagiye bagira imvune I'm pretty sure ko baba bafitemo akantu ka depression ntabwo byabura iyo adafite nk'umuntu umuganira n'ahandi uzasanga umuntu amaze gukina yarihebye ntashaka no gusubira mu bintu bya basket ntashaka no kugira abantu yumva ugasanga hari n'abajya mu biyobyabwenge hari n'abagira gute aba ari amahirwe rero yibashije kubihanduringa neza njye navuga ko nagize amahirwe ko naravuze ni nubwo byanze still nzakomeza mpushinge so mbonye bikomeje kugorana nibwo nafashe umwanzuro. Wari umaze gukina mu ekipe menshi mbere yo kugira iyo mvune najya muri coaching career kubera icyo wahisemo Patriote kuyikomezanya nayo kuko numva ari ho abantu honyine watoje. Yego Patriote rero njye navuga ko nyine yamaze kuba nka famille numva ahantu maze imyaka 11 kuva 2014 sije umwaka umwe nagiye muri IPRC akuma nabwo nahise ngaruka yakaba yari 12 muri yose hamwe ariko ubwo ni 11 2014 kugeza usitangiye 12 yes sije 2016 niyo nakinnye muri IPRC itangaruka so navuga ko nyine nkimara gukorana na Mwinuka Mwinuka amaze kugenda bampaye iyo chance so ariko n'ubundi still Patriote ni ikipe nziza nyine nawe urumva ubonye opportunity ntabwo wayivamo kandi ni ahantu navuga ngo iyo transition no nayikoreye so n'abantu bose bakina umva Patriote mumeze nka family yo rero giye kuri Gembo nari nk'amahirwe nyine ko naravuze ni okay arambajije are you ready of course numva kugira experience yo gukina ukagira experience nakoranyeho na Coach Henry so byaramfashije nyine so urumva rero no kugira ngo umuntu aguhe chance from nowhere ntandi hantu watoje ku ikipe nk'iyi aba ari ibintu nyine utafata for granted nahise mvuga okay ngomba kwigira icyizere ikipe nkayifata. Hanyuma rero hari ikibazo ushaka kubaza umwaka ushize nicyo wari ukomeje n'ubundi umwaka ushize bakwa pointing kuba head coach abantu benshi bavuze amagambo menshi umva coach udafite experience ni kuba head coach no nabwo bwa mbere ngira ngo wari head coach wa equipe by'umwihariko ne equipe nini ni Powerhouse Patriote equipe challenginga wenda we wari tayari ku giti cyawe ariko nkeka ko nawe hari ibintu bimwe na bimwe agiye wumva cyangwa wenda gufata iyo decision nayo byarakugoye niko ni ikibazo ndi kukubaza nkurikije audience nta cyizere kinini cyane bari baragushyizemo ariko n'ubundi still wereka uracalenginga rwose ku giti cyanjye nanjye nigeze kugira iyo dute ndavuga ati Sani niko bwa mbere tugiye kumubona kuri sideline ari umutoza mukuru bizagenda guturumva Patriote nkuko nabikubwiye behind na equipe abantu benshi babahanze amaso kuko ni equipe ndumva ubwo twaganiraga na Brinanga ubushize yaratubwiye ko Patriote ni equipe abantu baba batekereza ko ichallenging ariko kuri minzi nkeya noneho zigiye kuba minzi nkeya kuri ku by'amafaranga na minzi nkeya mu kubona abantu isura nshyashya kandi ariyo team ishingiyeho urumva abantu benshi bari bavuga ati none Patriote biranzira amanutse
wowe ayo magambo nimba warayumvise cyangwa iyo decision kuyifata ntibyakugoye wumvaga uri motivated gukomeza cyangwa waravugaga ati nanjye sinzi ukuntu bizagenda? urumva ikintu cya harya mu kinyarwanda baca umugani ngo n'izibika zararangiye. Exactly, kandi buri kintu cyose kigira itangiriro. Urumva the biggest n'ubundi baragize the starting point. So jewe ikintu cya mbere nk'uko nakubwiye, burya nimba warabayeho umukinnyi nk'ibyo bintu nanyuzemo, izo mvune, izo depression, iziki, ntabwo jewe pressure nta kintu bintwaye. Ikintu cya mbere wirinda wowe ugomba kugira emotional intelligence iri hejuru. Kuko nimba bavuze ngo ikipe ntabwo uri buyishobora, ahubwo si bo bayiguhaye. At the end umuntu yayiguhaye mwavuganye, afite icyizere yakubonyemo, so nawe ikisabwa no kugira icyizere. Ikindi nari mfite abakinnyi benshi twakinanye kandi bari bamfitiye icyizere uko n'abantu twabanye, nka Steve, Bruno, Olivier, njyewe nibo bari bakuru barimo twabanye igihe kinini. Tugasaba ntabwo yari ahari, yari muri Maroc. Twari tumaranye hafi imyaka 8. So ni abantu twari dusanganywe ku buryo kandi bafite discipline iri hejuru, ku buryo nanjye ntabwo byangoye cyane kwiintegra nabo. Yego, ariko personally njye nari nifitiye icyizere kandi na management yari mfitiye icyizere. Baragiye hari ibintu nkajya mpfa no gutega amatwi, kuvuga ngo umuntu araje ngo aravuze, nta gihe abantu batazavuga. Kuko niyo uri umukinnyi ushobora kuza umunsi ugatsinda 30, ejo watsinda 10, batura nta mukinnyi kimurimo. So you have to be strong mentally. Ibyo rero jewe nta kiba bimbwiye pe. Nazo ni okay. Have to focus. Ikipe ngomba kwitegura, urumva nyine ugomba kwiga, ukidokimenta nimba haraho bikenewe ukabaza, kuko nta muntu kamara. Ugomba kwiga nyine ukagira abandi bantu baza bashobora kugufasha. Nyine you try to be the best version of yourself. Cyo kintu kuko basket ni science, nubwo abantu benshi bavuga ngo nanjye natoza n'undi, ariko ntago ariko bimeze. Ugomba kumenya nubwo ese uyu muntu ndi kumuha ikintu gikwiye, ese uriya muntu ko yabinyuzemo ni iki namubaza cyarushaho kumfasha. Nicyo kintu ngiye mbona, ariko ukabanza wowe ukigirira icyizere kandi n'abakinnyi bakabagira icyizere. Kuko umuntu utamuhaye icyizere ntacyo yashobora nyine, nta kintu yaguna umusaruro. Coach Mwinuka amuvugaho amagambo ameze gute? Niki wavuga kuri Coach Mwinuka? Coach Mwinuka ni umutoza mwiza, numva nyine twarabanye, experience nyinshi nayimukuyeho. Okay, hari n'abandi ba mbere n'abandi bakoresha nagiye mura nabo, ariko Mwinuka urumva ko nabaye assistant we, hari ibintu byinshi nagiye mwigiraho, uburyo ari passionate, uburyo nyine akunda basket, kandi nawe ariga nyine ubona ko ari umuntu we ugenda updating. So kabisa ni umukoci mwiza. Hari game ubushize zabaye, ndumva twari twanaganira imbere yuko game ziba, ariko ni game yo kwishyura yo muri phase retour mwakinnye na Tigers. Ibarusha amanota ningera ngo nimba atarabiri natatari, nimba nibuka neza amanota 8 ho, amanota 8 10 yatrushije 10 yo kuri game yabaye Petit Stade. Ni game yahise isa nibashyira mu mibare mibi. Iriya game wari mbere tukora pre aka interview kabandiriza game, ndabonaga morale iri hejuru na equipe mwese mumeze neza, ariko ni match yahise bashyira mu mibare mibi yo kudatowe. Twabonaga binagenze nabi na playoff mutayijyamo. Ni game iriya nsinzwe wayakiriye gute umutima wawe? Noneho uhita usubiza, hari game n'ubundi mwakinnye muri 2023 yabereye muri RDC. Adonis yari RDC adutsinda amanota 3 kuri buzzer itaranavuzweho n'abantu benshi, imisifurire y'iki. Noneho nyuma uhita umbwira no kuri iriya game emotionally kuko n'ama game yose yagiye ashyira equipe mu mibare mibi. Mbo wenda mpereye nko kuri Tigers twashaka ko byibuze dutsinda, ariko in worst case scenario nitunatsindwa idutsinda amanota atari hejuru y'8. So noneho tugeze muri match, umva twararidingaga, twarushanaga yari nk'inota rimwe, habura nk'umunota umwe n'amasegonda. Then birangira badukubise nka trope nka zingaye zikurikirana. So abakinnyi koko nubwira ati
mwitonde hasigaye n'amasegonda 5 baro urumva hari ahantu technically nanjye nabonye ko hajemo ikibazo so turangije imyitozo ashaka ko nababwira ati in worst case scenario if we lose umwe mu bakinnyi ati coach umura ntabwo tuzatsindwa ariko if we lose ndavuga reka mbaretse maybe nzabibabwira during the game unfortunately it was too late urumva nyine nibyo nakubwiraga ni experience so birangira nko mu masegonda 40 badukubise amanota agera nko muri 5 cyangwa 6 ya 10 point difference bigiyemo ubundi nk'ibyo twavugaga nyine ikintu cyarangiye kiba cyarangiye kuko sport ni ikwereka ko there is always second chance imaze kugenda gutyo twaravuze okay radutsinze ntago bakabaye badutsinda aya manota so you guys have to win tugiye gukina na Kepler iyo dukubise difference ya 1 point noneho ubwo ya mibare iyo mibi kurusha cyane so urumva rero umwaka wa mbere hari experience nyinshi nagize kandi uyu munsi nzagenda mbona izindi kuko sport ntago experience igirangira nta munsi usa n'undi so urumva rero icyo gihe ugira panique gake kunyuka ukavuga ati okay si ubwa mbere dutsinzwe si n'ubwa mbere twaba tuzatsinda natwe baradutsinze bitubwira abakinnyi nyine you have to be strong we have already lost take the loss regroup come back stronger nuko ku ya Adonis rero ya 2023 mu by'ukuri ikintu twavoidingaga kiragiye kwari gukina na APR muri semifinals ariko yaragiye philosophy ntayemera n'ubundi yo kwanga ikipe n'ubundi basket tugomba gutwara igikombe ariko watsinze umuntu wahura nande kiretse nimba gahunda yawe uvuga ngo niyo nakwibera wa gatatu nta kibazo ariko icyo gihe twari dufite ikipe ikomeye nimba ubyibuka ndabyibuka kuri baza baradutsinze so icyo gihe uhita ubona abakinnyi babaye demotive ariko icya mbere nyine ukora yiri umutoza kigenda no mu assist still icyo namwinuka avuga aravuga ati okay mwishyize muri situation tugomba gufesinga ibizaza nta byarangiye nyine then ugakomerezaho so iriya baza Adonis yarayidukubise nyine uhita uvuga ati hano twiranga ko ikipe ubona ko tuyirusha ariko ntago hari ukuntu abakinnyi bashobora kuza ukagira ngo ntago uzi icyabaye ariko nyine bikwereka ko nta ntambara uba ugomba gusuzugura uba ugomba kuza ugakina nyine tactique ukayikoresha ugakoresha imbaraga nta mpamvu yo gusuzugura adversaire umwaka ushize excuse me tugiye gukina nyine league igeze mu mpera muri finals mwavunikishije abakinnyi b'ingenzi Steve na Cole nkeka ko batumye n'ubundi ekipe ijya mu mibare mibi kurushaho umenya ko batazakina playoffs finals wumvise utari uzinze ikintu gikomeye Cole we hashize iminsi tubwira ngo ntabwo meze neza niyo mpamvu twazanye wa mumenere wundi bita Isaiah Steve niwe byabaye nk'ibitunguranye kuko game ya mbere yarayikinnye nko ku munota wa kangahe nibwo yavunitse urumva nawe yahise dushyira mu mibare mibi so deja tuba dufite squad itari nyinshi ariko hahita hazaho n'imvune ubu nyine niyo y'amasomo nyine ntabwo twabikekaga ariko anything can happen so icyo twakoze ni ukubwira abakinnyi okay aravunitse ariko se turahagarara gukina wapi abasigaye you have to step up ngira ngo abonye ibintu Bruno yakoze muri playoff babonye bakado kuntu bitanze n'aba Frank so iyo ugize amahirwe abakinnyi bakitanga kuko icya mbere umukinnyi wamushyizemo icyizere sezo yose n'igihe runaka wamukenera ara stepping up ikintu nabonye kibi ni ukwereka umuntu ko ntacyo ashoboye Bruno nta game yarangiraga adafite double afite sizingahe afite rebound afite amanota ukabona ko ari ikintu cyiza yara stepping up nyine icyuho cyari gihari ariko ntabwo byabaye complete ntabwo bavuga ngo abapiri yadutsinze nyine biyoroheye kubera ko iyo panique yaraje ariko turavuga okay byarangiye we have to step up tugana ku musozo ngewe narebye game iri friendly ejo wa kane okay na Reg
Patriote ifite amasura menshi mashyashya ariko nanone ubona ari abana cyane, ni young generation niko nabivuga, by'umwihariko nk'abaroko kandi noneho ngiye nkurikije ukuntu narebye game n'abana bafite inzara yo gukina, abantu bafite inzara, bafite passion, urabona ko bakina rwose, na game ntabwo bayisuzuguye, offensive defensive. Ni ekipe watubwiraho gute, ni ekipe igiye gukina iyi saison izatangira agira ngo ku munsi wa gatandatu, ni ekipe ihagaze gute, ni ekipe yatubwiraho gute, abakinnyi bahagaze gute? Ekipe dufite ubu ni ekipe y'abana bato ikiri nshyashya, mbere ko nabyita, ariko burya abantu bakiri bato ubushize sinzi umuntu nabwiraga se ko na ba Steven na Gaston nabo baje ari bato. Iyo ugize amahirwe bakaza ari bato, bari talented kandi bafite discipline, bashaka kwiga, aba ari ikintu cyiza, babisobanuye ko n'ejo hazaza haba hameze neza. So ubu ngubu currently dufite ekipe y'abana ariko bafite ubushake kabisa, na bafite bameze neza, ubona ko bafite esprit, ngiye mbafitiye icyizere ko bazatanga akazi, nkurikije ukuntu bakora imyitozo, ukuntu bakunda basket, ukuntu bafite inyota yo kwiga, bazatanga akazi kabisa. Nago kubera ko ekipe nabo nyifirimo abantu benshi bashyashya, kuba groupinga, kwiga ayo matactique ya ekipe ntabwo bizagorana, ntabwo bazajya muri game ya muri navuga wenda playing type ya Patriote haciciyeho game nyinshi wenda, cyangwa uko ubu ngubu iri ukuntu imeze, uraruzinga game imwe cyangwa ebyiri ukajya mu mibare mibi, yaba ari muri phase yaba ari muri phase retour. Utekereza ko bizoroha cyane kugira ngo bajye kuri pace ya Patriote? Okay, nyine urumva imini mike yose itera amabavu, ntabwo naza nkubwira ngo expectation ngo hanze cyangwa se nabo barabizi ko Patriote ari ikipe y'abafana, ari ikipe ugomba kuza ugatanga ibyo ufite, icyo ni icya mbere. Tumaze ukwezi n'iminsi mike dukora, nabyo ni ikintu cyiza, twagize amahirwe ligi basanga bigije inyuma gato, ariko buri munsi ugenda ubona ko there's improvement. Kimwe nuko yose zitangira amakipe yose ubona ko basa nk'akishakisha, ariko leta ijya kugera ibintu byahindutse. Ugiye kubaranga hari ekipe yazaga ikibaka win, utaha indi nkazo mukabonye ukuntu yatsindaga amakipe muri retour, babisobanuye ngo babagiye biregurupa. Twebwe rero kubera ko abenshi basanzwe muri ligi nubwo batamazemo igihe, nyine ntabwo wavuga ngo izo challenge ntago zabura, ushobora kuza uyu munsi ntibahuze ntibagire gute, ariko nkuko nabikubwiye icyambere nuko bari mu icyizere kandi nyine ukaba positive. Uko byagenda kose barabizi ko bagomba gukora uko tuba twabyumvikanye, bagashyiramo imbaraga, bakiga buri munsi. So I'm pretty sure ko bazaba bameze neza muri season. Ikibazo kibanziriza cyanyuma, ari ikibazo nshaka kubaza kijyanye na equipe nationale, ariko reka mbanze nkubaza ikibazo cya iyi ligue yacu iri mu myaka nk'ibiri cyangwa itatu ishize. Okay, reka tuvuge nyuma ya BAL, nyuma yuko Patriot ikina BAL, ni championa wa umuntu uyireba uyikurikirana hafi, iri kwihuta cyane, yaba uburyo bwa visibility, yaba uburyo bwa infrastructure, yaba uburyo bw'amafaranga ari mu bakinnyi, abakinnyi ukuntu bari guhembwa, by'umwihariko nk'aba bakinnyi kera urabizi, kera ukuntu imishahara yabaga imeze, urumva ibintu byose biri kwihuta. Utekereza ko ari iki kintu cyatumye iyi revolution muri basket mu Rwanda iba, cyangwa ni he tutaragera wenda twifuza kuba kugira nibura tube turi muri ligue? Nubwo bimeze gutya ariko haracyarimo ibibazo kandi bihura n'abakinnyi. Njye nkunda kubwira abantu yuko umukinnyi niwe shingiro rya basket, kuko umukinnyi adari ntabwo twajya kuri basket, nta kintu twakina, niwe muntu ufite agaciro gakomeye hariya muri basket. Yego. So haracyarimo utubazo twinshi, umukinnyi tukibangamiye umukinnyi cyane kurusha n'abandi bantu, ariko uko biri hari ibindi byinshi nanone biri guhinduka, kuko nibwo infrastructure zimaze kuba nyinshi, amakontra yabaye meza. Ni ikibona cyahindutse, ni ikibona wenda twakosora cyangwa wifuza ko cyajya kuri level yo hejuru kugira ngo none ube perfect, cyangwa wenda mu gato kugira perfect igere? Mu by'ukuri kuva BRG hari ikintu cyinshi cyahindutse, ngira ngo wenda si no mu Rwanda gusa,
kuko unarebye no mu bindi hari n'ibindi bihugu byagiye bisteping up ukabona ko nase nimba abonye nka Dar City iriya ekipe nta muntu wari uzi ko wenda Tanzania yaba interested kugira ngo nayo ize icompeting. So ariko nkatwe muri imyaka 3 ishize hari umva niba nka Tigers yarabonye umuterankunga RSSB, ukaba ufite APR n'ibisanzwe, ifite na REG na Patriot iri hafi aho, ukavuga uti byibuze na za Kepler zirahari, UGB hari n'ama ekipe byibuze uvuga ngo abasha gufata abakinnyi akabahereza agasarere. Ibyo byatumye n'abakinnyi bazamura urwego. Bamwe bakavuga bati okay, nta mpamvu yo kujya gushaka kandi kazi reka mfocusing kuri basket. Bitandukanye natwe kera wasangaga umuntu uhembwa amafaranga menshi ataranyije nk'$200 nayo kuyabona iri hatari. Ariko ubu ngubu ngiye ikintu kinshimisha nuko umukinnyi ubu ngubu nta excuse afite. Nimba baguha amafaranga nawe ugomba gukora umwitozo. Nkuko wabivuze abantu bose umuathlete umukinnyi niwe bari umustar, niwe asset biri hariya cyane cyane niyo abantu babaje kureba. So ahubwo ngiye navuga ngo nabo bashyiremo imbaraga abakinnyi, ama ekipe bene ikintu kikibura niyo sustainability yo kuvuga ngo ese iyi ekipe mu myaka ingahe iri imbere bizaba bimeze bite. Bigendeye na environment ecosystem yose bigomba kuba ibintu bigenda biri en parallel. Nuvuge ngo uyu munsi ekipe irahari ejo ntago igihari kubera iki wenda ikintu kidahari nkuko waravuze kuri improvement. Iyo ekipe ivuga ngo ifite infrastructure, ifite ahantu ikorera imyitozo bihoraho, ifite long term strategic plan iri in place ku buryo izagenda implementing one by one, noneho bikazatuma ya ma ekipe uko akomeza kugrowinga. Kuba ushobora guhumana amasalere menshi ariko ejo biga phasing out kubera ko ntago wahereye mu mizi nungu zamuke gutya, kugira ngo niyo challenge bihari. Ariko kugrowinga kwa basket mu Rwanda akenshi harimo bare yaje, harimo investors bagiye baza, ni byiza. Icyo kintu mbona cyagiye gituma game growing. Okay, mu minsi ishize twabonye itangazo rya federation ririmo ibihano navuga bikakaye, ama suspension ku bakinnyi batatabiriye call-up za nationale. Byahuye yuko nawe mu mwaka ushize twakubonye muri equipe nationale isohokera igihugu. Biriya bintu ririya tangazo cyangwa uriya mwanzuro wowe wawakiriye gute? Wabaye umukinnyi umwanzuro ujyanye n'iki wo gususpending umukinnyi utitabiriye call-up ya nationale umwaka wose muri ligue. Uriya mwanzuro wawufashe gute? Swati wabaye umukinnyi, namina wabaye umukinnyi, ubu ngubu uri no muri coaching staff ya nationale. Ku ruhande rumwe ni wenda twavuga ko ari ibirengera equipe nationale, ariko ku rundi ruhande wenda nekereza ko umukinnyi aba afite gahunda ziwe, bafite plan yiwe y'umwaka, bafite ibyo agomba kwachivinga, bafite ibyo agomba gukora. Kuba ataza muri equipe nationale birakwiriye yuko umuhanisha icyo gihano gikomeye gutyo. Harya babanishije iki? Kuba suspended umwaka wose muri ligue badakina ligue. Udakina ligue. Ahishwa? Yeah. Ntabwo bazongera gukina ligue cyangwa wenda nationale nta ligue. So ni ntware na William. No, ntabwo bo wavuga ko ntabwo biratangira. So bavuze ko batarakina kuvuga ngo ntuza uwo mwanzuro wafashwe nyuma ya Assemblée Générale. Bavuga ko umuntu utazajya yitabira azata udafite impamvu ifatika, yida uburwayi, imvune, uzajya suspended. Unfortunately ntabwo uziko ntabwo narinze ko bavuga ngo ntabwo azongera gukina muri ligue y'u Rwanda yose. Okay, urumva icyo ni icyemezo kiba cyavuye hejuru. So buri wese yagira objection cyangwa se ntagire ikintu bivugaho. Ariko ntabwo nanze ko bavuga ngo ntabwo azongera gukina muri ligue. Okay, ubwo ntabwo bitekereje kirekire. Ntabwo nigeze mbitekerezaho pe, kuko ntabwo nabitinzeho, nta nubwo mparavuze ngo ntabwo genda narinze ko yenda ari nko muri nationale. So ikindi urumva igihugu aba ari ikintu gikomeye. Ushobora kuvuga ati kuki ataje, hari wenda n'uwasuzugura cyangwa se akavuga ati sinje cyangwa se, ariko ahantu hose habaho reasons. Ushobora no kuvuga ati narwaye ukazana ipapuro byo kwa muganga. Icyo cyemezo rwose nta kintu nakivugaho
kuko ntabwo nigeze mfata umwanya wo kubitekerezaho ngo numve cyangwa se ngo mbyanarize, kuko nta nubwo nari nzi ko ari gutyo biteye. Ariko abakinnyi benshi hari igihe avuga ati yewe ntabwo mpari. Kera abakinnyi bumvaga ari ishema kwitabira, kandi n'uyu munsi niko mbikeka. Ni privilege kuko niyo urebye umuntu yavuze ati I represent the national team, aba ari ikintu wakabivuga with pride. So kuvuga rero ubundi umuntu ntiwanamuhatira kwitabira cyangwa kutitabira, yakaba yumva ko ari ikintu azabwira n'abana be, kuko kuba wararepresents igihugu muri 2014 z'abanyarwanda, wowe bakaguhitamo utari umuntu w'umuhashyi, wakaba ibyishimira, sibyo? Kuko kubwira umuntu ngo uramuhannye cyangwa ntumuhannye, okay, izo ni internal rules and regulations, ntacyo nazivugaho nimba zaramaze kuba approved. Ariko first of all umuntu yakaba ari proud yo kumenya ngo umunsi nk'uyu munsi bamamagaye ngo ngwino umunsi bamama leta yo kuza muri national team as a coach. Naherukaga kera like 10 years back. So kumva rero naje mu gemba numva ko ari fierté, numva ko ari ikintu nta nubwo nirwa nzuyaza ngo mvuge ngo harya bimeze bite. Oya, first of all ariko ubwo ni jewe wenda nawe wagira indi mitekerereze, ngemba numva ko ari ikintu wakirana ubwuzu ukanishima ko nyine ubaye selected. So on the other side ntabwo navuga ngo umuntu wamuhanira cyangwa se ntiwamuhana, ahubwo yakavuga ngo kuba ndi muri iyi ekipe ni ishema, you know. Tubwire rero ijambo rimwe ku bafana ba Patriote bategereje kureba Patriote muri iyi saison, twitega iki? Ubundi ikintu navuga ni kimwe, ndabizi ko Patriote ifite abafana, ariko hari abantu bari abafana ariko batari, you know, wa muntu uvuga ngo noneho reka turebe ko bizagenda. Burya ekipe bagomba kuyishyigikira uko byagenda kose. Gute? Urabona nka saison ishize twagiye duhura na challenge nyinshi, ukaza nka match witegura kuri butsinde ugasanga si utsinze, ariko still hari abantu ubuzi neza ko they are always there. Icyo nabasaba uyu mwaka zigiye gutangira, baze batube hafi, dufite abana bato bakeneye ko babashyigikira bakagorowinga hamwe. So koko umufana nyamufana akaza akayishyigikira, koko presence y'abafana ibikenewe. Hari aho ugera ngira ngo ujyana nk'iyo turi muri arena twakina na zimwe mu ekipa akomeye, iyo ari abafana byonyine na ambiance bihari ibitandukanye, n'umukinnyi yahita avuga ko okay, I represent something bigger than myself. Nibaze badushyigikire, batube hafi, natwe tubijeje ko tuzatanga akazi. Ariko reka mvugira abafana ba Patriote wenda, ariko nkeka ko bamwe mu bayobozi ba Patriote babizi. Patriote ifite fan base ikomeye ibishaka no gushyigikira Patriote mu buryo buri financier. Simbizi nimba hari igitekerezo mu bifiteho, ariko kuki mutakora iyo fan base ikaba ari fan base izwi n'ubuyobozi, ikaba iriho nimba ari no musanzu bakusanya bakakusanya ukagera kuri ekipe. Kuko ngewe mba mu ma fan base menshi y'ama ekipe, kubera yuko mba ngomba kumenya basket. Ariko fan base ya Patriote ni fan base ikomeye ku rwego udashobora gutekereza. Kuko nimba abantu bashobora kwicara bakavuga ngo twe dushobora, okay, reka ngo urugero bavuga twe dushobora gufata tukafata media team ya Patriot tukayikora. By the way, hano hanze hari abana bafite ubushobozi bwinshi cyane ku bintu nk'ibyo ngibyo, kuko iyi generation twavuga wenda nka generation muri 2000 kuzamura ni generation iteye ubwoba, bari informed biteye ubwoba, ibintu byose barabikora biri perfect. Mbese ntabwo ikintu yemeje gukora aragikora ku rwego rwo hejuru. So nimba mufite mugira ko na ama ekipe make ashobora kugira ibyo bintu mu Rwanda, by'umwihariko muri basket ashobora kuba afite iyo fan base ikomeye. Nimba umuntu ashobora kuvuga ngo ngewe tuvuge mfite something ngiye nagitanga muri Patriot kigakora for free nta income, agatanga izo mbaraga ze. Nimba umuntu ashobora kuvuga ngo ngewe ushobora kugurira abakinnyi 5 amazi kuri game day, cyangwa ushobora gutegera abakinnyi bangahe kubera iki ibyo bintu, cyangwa natanga this amount monthly. Exactly, monthly cyangwa iki. Ndi kubavugira, ntekereza ko mwatekereza iyo, kuko ntago bari part of community. Abafana burya bari part of community kandi part ikomeye cyane. Abafana badari nanone ntago ibyo byose twabikora na basketball yabiriho. So nimba iyo commitment yari y'abafana, nimba bafite willing yo gukora ikintu,
ntekereza ko mwabafungurira amarembo bakerekana ibyo bashoboye wenda hakabamo management gushungura kureba byagenda gute kugira none bitaba akavuyo abafana baba bashaka kugura imyenda ya Patriote baba bashaka gushyigikira ikipe mu buryo bwose hari n'utu innovation two gufanagira ngo muri Patriote twajyaga tuza abafana ushobora kuvuga ati twebwe ubu ngubu tugiye gukina iyi game umuntu yemerewe gutanga sense kugira ngo abone wenda armband abone akantu ko kerekana ko afara umufana wa Patriote byakorwa turagutumye niyo muntu tubashije kubona wa Patriote nanjye abafana ndabatumikiye ubwo ngubwo wenda ngira ngo iyo platform mwaza bitekerezo mukayishyiramo iyo income cyangwa n'ibindi byose kugira ngo basket ni kwereka n'ubundi gende bakarusha niko abantu bagenda bayikunda urakoze kubera nimba kubera ko maze igihe cyane muri Patriote hari igihe bumva nyine ibintu byose byabaye nkaho nawe wakagira icyo ubikoraho ariko mu by'ukuri dufite team manager dufite team president iyo fan base iyo nta nubwo nari nyizi nimba ihari iri active irahari cyane nzabaza team manager hari ikintu yafasha kugira ngo abo bantu nimba barabashije kwishyira hamwe banababyaza umusaruro mu buryo buhoraho kuko burya abantu bishyizemo ari fan base aba ari ikintu gikomeye abo bantu kugira ngo bashyire hamwe ntabwo biba byoroshye ahubwo nuko barabashije kubahuriza hamwe ni ikintu cyiza kigomba kubyaza umusaruro ndagutumikira merci abantu bakoze kuza rero muri Bola Zone ntabwo byoroshye kuduha umwanya ungana gutya cyane cyane uri busy shampiyona igiye gutangira turagushimiye cyane kabisa asante kandi bonne chance muri kariyeri ya coaching merci tukatubashimira rero n'abantu badukurikiye mu sharing mu kore repost kugira ngo n'ibindi bintu byiza bya basket bibagereho aho utaha